noneho abana urumva kugira ngo bikunde bamwe bararyama bareba haruguru abandi baryame bareba hepfo hanyuma ukubitemo irido nawe uryame kuko murumva isi yawe mitaruzuye umeze nuzuza isi kuko iryo jambo niba Imana yaribwiye niba Bibiliya hari abantu ibwira ikabitubwiye twese nkomeze kuko nuzuza isi cya kiganza cy'imbabazi kimwe gito nyangineza Mana ishimwe kinkozeho haleluya nduhuka umutima ndumva nshaka kuba muzima. Uyu munsi niyerekanwa tuzasa n'Imana, tuzasa n'Imana, tumenye kurabagirana ibyo ari byo, tugire kagakiza k'ubumana kabe muri twebwe, nyine tuyimenye nk'uko ituzi. Ikibazo iyo tugishyikiye duhita tugikompara n'urugero rw'ingano yacu, tukagikompara n'aho turi. Kavuga ngo impamvu mbuze aho ndaza umuntu nuko nsuye mu nzu ntoya, impamvu mbuze ibyo mpabana nuko ari benshi. Ariko burya n'uwabyaye umwe ajya buri icyo amugaburira. Ushingira kuki uvuga ko ibi ari ibyahumetswe n'Imana? Ijwi ry'umukanguzi. Turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mugira amahoro y'Imana. Tubahaye ikaze muri uyu mwanya. Imana ishimwe ku bwa buri muntu wese aho muri. Iyo tuvuze ngo Imana ishimwe ku bwa buri muntu wese, ni wowe tuvuze kandi natwe muri Kristo Yesu. Kandi iyo tuvuze ngo mugire amahoro y'Imana, nuko tuzi ko mu isi hari intambara, kandi izirwanira muri twe ziruta izo twebwe turwana nazo hanze. Ni ukuvuga ngo rero tuvuze ngo Imana ibaha amahoro cyangwa mugire amahoro y'Imana, ni igisobanuro cyiza cyo kugira ihumure riturutse mu biganza by'Uwiteka. Imana ishimwe. Abantu tutamenyeranye babanye natwe ari ubwa mbere, hano ni ku ijwi ry'umukanguzi. Ijwi ni Aniseti muri kumva. Hanyuma ukangura ni Kristo. Iyo umaze gukanguka uba maso, kandi iyo ubaye maso ukangura abandi, ndetse umuntu ukangutse ni urinda ibisigaye. Ibumoso bwanjye muri kuhabona mushiki wacu mwene data muri Kristo Yesu. Ntabwo ari ubwa mbere, si umushyitsi. Icyakora ku bantu batamuzi aratwibwira. Namara kutwibwira dukomeze n'izindi gahunda z'ibiganiro byacu ku ijwi ry'umukanguzi. Rero ni urubuga rw'ubutumwa bwiza. Iyo tuvuga ubutumwa bwiza ni ijambo rya Kristo, ni ubuzima, kuko ubutumwa bwiza ni ijambo riduhesha ubugingo no gutsinda isi, ribonerwa muri Kristo Yesu. Rero ntekereza ko abantu babanye natwe kuva kera, bamaze iminsi bavyuwinga channel yacu, ntabwo ari ubwa mbere mu mubonye. Cyakora twari tumukumbuye. Reka tubanze tuguhe ikaze usuhuza abantu bakubonye ari ubwa mbere, unabibwire, ariko kandi ku ruhande rwacu gira amahoro ya Kristo. Amen. Amen. Murakoze. Nitwa Emerance Irankunda. Nakunze kwivuga nk'umuramyi. Izina ry'ubuhanzi nitwa Eme. Ni umubyeyi. Hanyuma ku ijwi ry'umukanguzi n'ubwa kenshi muhaje, twari dukumburanye, hari banyuraga mu gikari bakambaza. Imana ishimwe ko bangiriye icyizere kugira nkagaragara ku ijwi ry'umukanguzi. Imana ibahe umugisha. Natwe tukwatuyeho umugisha ko wemeye kubana natwe. Emerance aravuze ngo ni umuhanzi. Mbere yuko tuza kumva aririmba, reka tubanze dufatikanye dusenge, imitima yacu tuyegereza Imana. Ntabwo gusenga ari umuhango, gusenga si umugenzo. Abantu benshi uyu murimo cyangwa iyi mibereho yo kwizera, iyo bitinze mu bantu, abantu barabimenyera. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo iby'umwami ntibimenyerwa. Iby'umwami ntibimenyerwa, kabone niyo yaba ari umwami w'umuntu, kanswe Kristo Yesu. Rero iyo tuvuze ngo duhe Imana umwanya dusenge, wowe ufite wafatikanya natwe gusenga, cyane ko biri bukugirire umumaro. Hari abantu bajya bambwira ngo amamega narayamaze, bikambabaza mu by'ukuri. Bikambabaza nkavuga ni burya ni mega zabo zashize, nta n'impinduka bigeze bagira. Umuntu rero utuviewinga ko mukumara mega,
ashatse yabireka kugira ngo mega zawe uzimaririshe n'ikindi, wazikoresha ukominikana n'abantu kuri WhatsApp cyangwa ku zindi mbuga ukoresha. Rero kugira ngo ibi bintu reka mabwire ko uyu ni umurimo w'umwami, kandi Imana iduhamagariye mu isi iriho intebe ya Satani. Ubwami bwa Satani niho bukorera. Niba bukorera hano rero ukaba ubijemo uri gutera waraza, uba umeze nk'umuntu wakanguye intare kandi uboshye amaboko. Ni ngombwa ngo tubane maso kugira ngo turwanye umubi. Imana ishimwe. Dusenge, ko gusenga niyo ntambara y'abakristo. Niyo ntambara y'abakristo, nicyo gikorwa bizera bakora bakabohoka. Rero Imana iguha umugisha. Witeguye gusenga nawe utiteguye, ikiganiro wagistopa, wagishyira muri pause. Niyo waba ugikuyemo ukaza kugikurikirana ikindi gihe, ariko ufite umwanya ko ijambo ry'Imana ntabwo ari iryo gupfa ubusa. Imana ibaha umugisha. Imana Data wa twese uri mu ijuru, Imana yacu twizera, Imana Data wa twese, Jehova Shama, Elohim Adonai, Ndahayi Royi, turagushimiye. Iyo tuvuga ngo turagushimiye, tuba dufite ibigwi n'ibyirato by'uko twahamagawe n'Imana. Dutoranya muri benshi, uratwiyegereza, urabyandikisha, umwanditsi arabihamya, aravuga ngo hahirwa umuntu Uwiteka atoranya akamwiyegereza. Yamara kumwiyegereza akaba mu nzu y'Imana kugira ngo atungwe n'ibyiza byaheraho mu rusengero. Imana ishimwe. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo bene nk'abo bazatura mu bikari by'Imana bashishe nk'imikindo, ngo kandi bazagira amakakama n'itoto. Urera Mwana. Waduhamagariye kuba abatsinzi muri Kristo Yesu, kandi twebwe ubwacu ntitwari dufite n'umwanya wo kwitwa ibigwari, nabyo byari hejuru yacu. Twe twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro. Utuzurisha ukuboko kw'imbaraga, udutungira mu buzima bw'imbaraga kugira ngo udukorere iby'imbaraga, urangije uduha imbaraga. Izina ryawe nirishimwe. None uyu mwanya turi kuri kamera kugira ngo tubwirize isi yose, abari mu Rwanda, imbibi z'igihugu cyacu no hanze y'igihugu cyacu, hirya no hino ku isi, mu migabane itandukanye. Dufatanye mu maboko mu buryo bw'umwuka nk'ingingo zimwe muri Kristo, kugira ngo tuzamure ibendera ry'agakiza, tuzamure ibendera ryo kunesha, gukiranuka kw'Imana bigaragare. Haleluya, haleluya. Muntu wese uriho uheranwe n'ibiganza bya Satani, uyu mwanya tubivuniye kurekura mu izina rya Kristo. Umuntu waheze mu mitego ya Satani, tumuhamagaje imbaraga z'umuzuko wa Kristo. Izo mbaraga zazuye Kristo nizo zirinda abera, nizizura abandi bari bapfuye, nizongere zigira abantu bazima, nizongere zibesheho, nizihembura imitima, nizikomeza abari basukumwa n'abatentebutse, nizongere zifungura imitekerereze, zongere zikorere muri twebwe kugira ngo agakiza ka Kristo kabonerwa mu kwizera. Haleluya, 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 haleluya. Mana turagushimiye. Turi kumwe na mushiki wacu Emerance. Ijambo ryawe rirambwira ngo nimujya mu byanjye nzajya mu byanyu. Ni umubyeyi, aha yicaye reka yandikishe, ndetse abarisha umugisha. Hari abantu Mwami nyaguhora ku ngoma benshi bari bwumve cyangwa bagahembuka kubw'ibikorwa ugiye kumukoresha. Reka nawe ahembuke ku bw'aba bantu. Reka ishimwe ry'Uwiteka rigaragare. Mana ndagushimiye. Jene uri kuri kamera umuhumugisha, bene data Marcel uri off kamera umuhumugisha, bene data bakurikiye ubahumugisha, abantu batanze umwanya wabo ngo bumve ijambo ryawe, bahumugisha w'ibifatika, wahumugisha urambuye amaboko, babone kugirirwa neza n'Imana. Mana irambura amaboko, ukuboko kwawe twarakubonye ku nyanja itukura warakurambuye. Hari nijoro natwe twanyuzemo ari ijoro ry'umuboro guhinduka intsinzi yacu, none ubu turarata icyubahiro cyawe. None uyu mwanya twatuye Mwami nyagora ku ngoma impinduka z'imirimo ikozwe n'amaboko y'Uwiteka ku muntu wese ukurikiye iri jambo ryawe. Twatuye umugisha ku bantu bifuriza abandi umugisha bakababera n'umugisha, kandi umuntu ubabaye yishime, urwaye akire, uwishimye umunezero we uba impamvu yo kuramya no guhimbaza Imana. Ni ku bwa Kristo dusenze twizeye, none n'iteka ryose. Amen. Imana ibaha umugisha. Ndumva nifuza kubabwira ngo Uwiteka abaha imiba iturutse mu musaruro wo kwizera kwanyu. Imana ihimbazwe. Rero nk'uko mubibona turi kumwe na mushiki wacu Emerance, twagiye tubana mu biganiro byabaza nawe,
mu bihe byo kuramya no guhimbaza twagiye tubana, ariko Imana ishimwe, nshimiye Imana. Hari indirimbo ye sindi buze kuyivuga, ndagira ngo abanza turirimbira agace gatoya. Simvuga ngo ku gice kimufasha kuko umuhimbyi w'indirimbo afashwa na zose ze, ariko aturirimbira agace gatoya kuri iyo ndirimbo, atubwire n'izina ryayo. Abakunda indirimbo tuzayirebe hanyuma dukomeze ikindi kiganiro. Eme, nshimiye Imana ko inzozi zawe ziri kuba impamo. Yego, Imana ishimwe. Ndabizi ukunda kuririmba cyane, by'umwihariko rero iyo umuntu afashe igihangano agakora mu nganzo, igihangano kikajya hanze, aba ari umugisha. Yego, akoze. Isi y'umuruho bituma nshaka guhemuka, n'imisozi n'amataba bijya bikunda kunaniza, n'inzira igoye yuzuye isayo, shingira amabuye nambuke. Haleluya. Ngayo nguko. Hari korasi yayo nkunda, ubwo nari nyitegereje. Cya kiganza cy'imbabazi kimwe gito nyangineza, Mana ishimwe, kinkozeho. haleluya, nduka umutima, ndumva nshaka kuba muzima. Cya kiganza cy'imbabazi kimwe gito nyangineza, kinkozeho nduka umutima, ndumva nshaka kuba muzima. wow. Emerance, Imana imuhe umugisha. Imana ishimwe, Imana idukozeho ikiganza cy'imbabazi kugira ngo ituruhure umutima. Imana ijya yomora. Hari igihe umuntu ashobora kwibaza ngo Emerance ahimbiye indirimbo yari afitiye inspiration, ni wari uri mu bihe bimeze bite kugira ngo uvuge ngo cya kiganza cy'imbabazi? Naho nge nivugiye ahandi nahawe. Mpimba iyi ndirimbo nari mu gihe nkeneye Imana, mu gihe nkeneye gusenga, nari ndi no gusenga maze n'igihe nsenga, ariko nkabona ibintu ndi gusengera ntabwo biri gukunda. Ndavuga ntahari ndi gusenga mu magambo abandi basenze, hanyuma hari ukuntu gutekereza utahari, ababisenze mbere nibo basubijwe, ugahindura amagambo. Bigeze aho numva anese tigeze abwiriza aravuga ngo iyo umuntu aririmba ngo abasenze kabiri. Mpita mvuga nti none niba ari uko bimeze, ngiye kujya nshaka indirimbo nsenge ndirimba mbe nyine nsenze kabiri. Amen. Hanyuma rero mu by'ukuri nahimbye indirimbo ndi gusenga, ndavuga nti reka nsenge kabiri kugira ngo ntasenga mu masengesho basenze, kuko hari ayo tujya twumva basenga, wasenga nawe ukumva araje. Ndavuga nti reka noneho mpamagara ikiganza. Hari uburyo numvaga ikiganza kijya gikora ibitangaza, nagiye ntekereza ngo ijisho ry'Imana ryagiye rikora ibitangaza ku nyanja itukura. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ijisho ngo ryarebye amagare ya Farawo, ngo ijisho kuramo guhorera kwayo, n'inziga zikura ku magare. Urumva niba naratekereje ijisho niba ryararebye amagare, inziga zikikuraho, ndavuga nti ibyo ari byo byose ikiganza cyo cyakora ibikomeye cyane kurusha ijisho. Imana ishimwe. Nuko natekereje ikiganza, nari maze n'iminsi ntekereje ukuntu ikiganza cyatewe n'imisumari,
numva ntekereje uburyo amaraso yatonyanze ava mu kiganza, mpita numva ayo maraso nyagereranyije n'ineza y'Imana n'imbabazi n'ubuntu n'urukundo, n'ukuririmba ririmba bike, ariko numvaga ko ibyo ari byo byose ikiganza nta kindamburaho, kintonyangiraho imbabazi n'ineza n'urukundo. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Yego. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma rero turakwakiriye ku ijwi ry'umukanguzi. Dusanzwe tukuze muri baza nawe, reka ntaza guhinduka ubaza kandi uyu munsi ari njye warukatiye. Reka tuguhe umwanya kandi imbaraga za Kristo ziri kuri wowe hamwe n'ineza y'Imana, cyangwa dufatikanye kuririmba n'ubundi ko ari nayo nganzo. Yego. Ndabona yiteguye kuririmba indirimbo ya 218 ivuga ngo kubana na Yesu. Imana iguha umugisha. Ariko nanjye ujye ureka ndirimbeho. Nubwo ndirimba nk'umuntu uganira, bashobora kutumva mu ijwi ry'umuririmbyi, ariko bakumvamo amagambo yo muri iyo ndirimbo. Nicyo cyiza cyane. Ariko nitugera mu ijuru injyana zizizana. Zizaza. Wanza tuzaririmba kimwe. Aya nzaba nkuru. Ariko kuvuga ngo nzaba butumwa birashoboka ko wazaba unandusha. Sha murimo wo kuririmba niba utazarangira. Hariya se tuzaba tubwiriza nde ko nta munyabyaha uzajyayo. Mugani tuzaba turimba turamya Imana tuyihimbaza. Kuko yihorayo. Tuzaba turimba twumve birizanye, biraryoshye, bimeze neza. By'ukuri iyo ndirimbye nibwo mba ngiye muri mood yanjye, nibwo mera neza, nibwo niyo mvuze nibwo mvuga neza, niyo ntekereje nibwo ntekereza neza. Amen. Niyo mpamvu numvise nyine ko ndirimbye ari byo byamfasha. Imana ishimwe. Nzajya mbanza ukurikire. Yego. Kubana na Yesu iteka mw'ijuru. Haleluya, haleluya. Bidutera umunezero. Amen. Bikatwishimisha. Mwese ndomushitsi. Imana ishimwe. Sinzayihoramo. Ahubwo ndi mu rugendo runjyana mw'ijuru. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mwese ndomushitsi. Sinzayihoramo. Ahubwo ndi mu rugendo runjyana mw'ijuru. Urugo rw'Imana ajya runyereka, durora runyegereye, arumisurira, bituma nifuza cyane kugerayo, niho mwandu w'Imana, Yerusalemu nshya. Bituma nifuza cyane kugerayo, niho mwandu w'Imana, Yerusalemu nshya. Pawulo Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ati tuzabana twebwe abakwiringiye, twebwe abo wacunguje amaraso y'igiciro, twebwe abo watsindishirije, tuzabana. Iryo sezerano urinsohoreze, tubane no muri iyi si,
Imana ishimwe iryo sezerano urinsohoreze tubane no muri iyi si urundengera nungenza utyo mwami umwuka nuhera urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa nibwo niwanza kumenya yuko nzimukiza niratira imbere yawe ko tuzahorana nibwo nza kumenya yuko nzimukiza niratira imbere yawe ko tuzahorana urugo rw'Imana ajya runyereka runyegereye arumishurira bituma njyewe nifuza kugerayo. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Niho mwandu w'Imana, niho gakondo y'Abisirayeli, niho twateganyirijwe mu rugo rw'Imana. bituma nifuza cyane kugerayo. Niwo mwandu w'Imana, Yerusalemu nshya. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hano igice cya kane cy'indirimbo twababwiye ngo ni indirimbo ya 218. Igice cya kane kiravuga ngo nungenza utyo mwami, umwuka nuhera, urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa. Ndagira ngo mbabwire ko ubundi gupfa ni ugutandukana n'Imana. Gupfa uruhagaze niko gupfa, gupfa ku bwere bw'Imana niko gupfa, gupfa ku ngeso nziza umuntu akabura ingeso nziza niko gupfa, ariko gupfa ko kugenda k'umubiri umuririmbyi aravuze ngo ni ukwinjizwa. Umwuka nuhera, urupfu ruzanyinjiza. Yo ni transport, ni transport idutransfera mu bundi buzima. Muririmbyi yaravuze ngo niho nzakumenya nkuko unzi. Niho nzakumenya nkuko nzimukiza, niratira imbere yawe ko tuzahorana. Niho tuzamenya Kristo nkuko atuzi, tumenya Imana nkuko ituzi. Ntabwo muzayibwirwa na Niseti, ntabwo muzayumva Remerance uri kuyiririmba, ntabwo muzayumva na Marcel na Jene, ntabwo muzayisoma muri Zaburi, ntabwo muzayisanga mu nyandiko za Pawulo, ahubwo izatwiyereka. Amen, amen. Izatwiyereka, izihishura ubwiza bwayo buse natwe. Yohana yaranditse arabihamya, aravuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana. Aravuga ngo uko tuzamera ntago kurerekanwa. Aravuga ngo ariko icyo tuzi neza
nuko niyerekanwa tuzahinduka tugasa nabo. Uyu munsi niyerekanwa tuzasa n'Imana, tuzasa n'Imana, tumenye kurabagirana ibyo ari byo, tugire ka gakiza k'ubumana kabe muri twebwe, nyine tuyimenye nk'uko ituzi. Nungenza utyo mwami, umwuka nuhera, urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa, nibwo nza kumenya nk'uko nzimukiza, niratira imbere yawe tuzahorana. Ni hahandi tuzabwira urupfu ngo tugeze aho udakorera, urubori rwawe ruri hehe, tuzabona abacu batubanjirije. Nibutse Papa Salim ajyaga akunda kuririmba ngo tuzabona abacu, tuzabona uwatubanjirije, iyo tuzabona abatubanjirije, we ntabwo ari gutyo yayiririmbaga. Yaravugaga agize atya, tuzabona mucunguzi, iyo Imana ibaha umugisha. Bene data, tuzabona umucunguzi, yeme tuzabona Kristo face to face, amaso ku maso. Yobu yaranditse aravuga ngo n'amaso yanjye, n'amaso yanjye memu nanjye nzamubonesha amaso yanjye. Ndafashijwe, sundi waretse tugasenga tugasoza. Byari bikwiye. Ndafashijwe kuko nicyo dutegereje, nicyo gituma niseti ndi umwigisha w'ubutumwa bwiza, nuko hari ijuru tuvuga, kandi ntabwo ijuru rirangirira ku munwa wacu. Kuri twebwe iyo turivuga riba riri kuba intangiriro yo kujyayo. Muririmbyi yaravuze ngo nk'uko umubyeyi aramukwa n'ibise, niko natwe bizagenda, kandi ngo nko guhumbya niko itorero rizataha. Imana ibaha umugisha. Reka dutege amatwi Emerance, mfite impamvu yadusuye, kandi dushimiye Imana ko twongeye kubana turi hamwe, tujya tugira umugisha, twagira umugisha wo kubonana. Nkunda iyo turi kumwe turi kuririmba. Amen. Imana ibaha umugisha. Manishimwe. Hanyuma ufite umuzingo w'igitabo, hari abantu mwagiye mumubaza yabivuze, ariko twibwira ngo hari abaciye mu gikari baramubwira ngo bamukumbuye ku ijwi ry'umukanguzi, ndetse natwe twari tumukumbuye. Ntekereza ko nawe ahabonera ibyiza, nawe yari ahakumbuye. Hari ibyo rero ajya tubaza ku ruhande rwe, hari n'ibyo abariza abandi. Reka tumutege amatwi kugira ngo tuze kubana muri uyu mwanya. Imana ibaha umugisha. Yego, murakoze. Mbanje kubashimira ikaze mu mpaye. Imana ishimwe. Kundi kumva ijwi ryanjye ryarabyibushye simbizi. Riri kumvikana, buriya jene ataraduhagarika riba ryumvikana. Yego. Cyangwa ngira ngo batikanga bakagira ngo nundi. Batagira ngo nundi wundi. Hari umuntu eruka kumva indirimbo yanjye itambwira ati ko nimba ari umugabo uri kuririmba. Yampaye nka data. Ibyo ari byo byose hari ukuntu nyamvuga nk'umugabo. Iyo byagenze neza. Ariko n'ubundi hari n'igihe ukora nk'umugabo. Nanone. Ujya uvamo umuntu w'umugabo kabisa. Imana ishimwe, hari igihe ibinshoboza nubwo ari gake ariko kuki nta muntu n'umwe urambwira ngo njye naririmbye nk'abagore. Abagore nta na rimwe birabaho. Mba nk'abagore. Seraramwe ngo ntizanabaho. None se wowe kuki uririmba nk'abagabo? Je ndirimba nk'abagabo, uretse ko nkunda na character z'abagabo. Nyankora utuntu twinshi nkisanisha n'abagabo. Yaho kabyara uzakomeza bibera umugore wa Modeste. Oya ndi n'umugore ariko ndi n'umugabo. Imana ishimwe. Ndumva rero ugeze avuga ngo tuba abagabo nyabagabo. Yego, bo guhana. Baramutse ari mwe gusa bibwiraga twaba duhombye. Ibyo byose nanjye narimo. Yego. Nuko kuba umugabo nashatse kuvuga. Ndabashimye. Turi mu gihe kigoye, mbanje
kubakomeza abanyarwanda muri rusange bacitse ku icumu ndabakomeje tuvuga barokotse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Yego. Okay, murakoze. Ndabakomeje ndabahumurije. N'ijambo ry'Imana riratubwira ngo duhumurizanye. Amen. Imana ishimwe. Iri jambo ry'Imana ririmo ibihumuriza byinshi, indirimbo zirimo ibihumuriza byinshi. Imana irihagije mu kuguhumuriza umutima wawe ugakomera. Kandi umutima wawe rwose ukomere. Yego. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma ku ijwi ry'umukanguzi naje mu kiganiro baza nawe nkuko musanzwe mumenyereye. Afite ibibazo bitari byinshi ariko bitari bike, hari ibyanjye hari n'iby'abandi. Muri make ndabaza nkuko nabiteguye. Hari ukuntu baza abantu bakagorwa nuko bajije, nta mpamvu yo kugorwa. Nshaka kubaza nabi ariko bajya gusubiza bagasubiza neza. Birahagije. Yego. Ikibazo cya mbere. Ikibazo kandi nkivugaho ngitsindagira umuntu aheruka koza afata Bibiliya. Arambaza ngo ushingira kuki uvuga ko ibi ari ibyahumetswe n'Imana. Hari n'umurokore mwiza niko muzi. Mu mico n'imigenzo y'idini. Mu mico no mu migenzo y'idini. Ndamubwira nti twakuze ariko batubwira, hanyuma bakanatubwira mu ijambo ryiza rivuga ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Arambwira ati kubera iki udatekereza ko Bibiliya ari igitabo cy'amateka? Kuki wumva ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana? Ndavuga se wowe ushingira kuki ubihakana cyangwa wumva utari siri ko ari ibyahumetswe n'Imana cyangwa ko atari ijambo ry'Imana? Arambaza ngo byaba byarahumekewe hehe byari. Ndamubwira nti banza nanjye nsubize ushingiye kuki. Arambwira ati nuko inshuro nyinshi amagambo ari mu iki gitabo uba wumva ngo Paulo yaravuze, Mariko na Matayo byagenze gutya, ukumva ngo n'amateka yahashize. Twaganiriye ku bintu byinshi ariho haturutse n'ibibazo byinshi, muraza kwihangana murumva ari ibibazo cyane cyane bimeze nkaho bitaganjemo umwuka wera mwinshi, ariko nyamara nabyo ni umwuka wera. Yego. Hanyuma iki kibazo bari bukidusubize. Ngisubirize rimwe n'ibindi ugiye kubaza cyangwa ngisubize ukwacyo? Wenda kugira ngo ntyuzuze neza ari ikibazo kimwe. Yarambwiraga ngo yigeze yigaho theology. Ambwira itsinda ngo bize, ubu urumva ngiye kuko nta ntego nari mfite kubifata mu mutwe. Ndi umuramyi nyine sindi umuvuga butumwa. Ntabwo nzi ko ryitwa iryo tsinda. Ariko ibyo byose Aniseta aradufasha. Ngo ari itsinda ryabayeho kera ryari rishinzwe kurobanura amagambo y'igitabo cyangwa y'ibyanditswe. Iryo tsinda cyakora ngo kugeza ubu ngo ryitwa ko ritavuguruzwa, nta nubwo riravuguruzwa. Bavuga ati iryo tsinda ntiryari rivuye mu ijuru, nta nubwo ari itsinda ry'abamarayika, ngo ryari itsinda ry'abantu. Aravuga ati impamvu iki gitabo we atacyita ibyahumetswe n'Imana nuko hari ibyanditswe bakuyemo, hakabaho n'ibindi byanditswe bemeje ko ibi ngibi koko ni ngombwa bijyemo, ariko ibi bivemo n'ibi bivemo, cyakora ibi turabyemera bijyemo. Aravuga ngo umuntu yatinyuka ate guhindura ibyanditswe by'Imana cyangwa ibyahumetswe n'Imana? Arambwira ngo niho ashingira byita igitabo cy'amateka. Hanyuma Aniseta adufashe rero gusubiza iki kibazo murakoze. Mbere yuko nza gusubiza, reka tuze kwemerana ko muri Bibiliya, ubundi Bibiliya ni iki? Bibiliya bituruka ku ijambo Biblos, ni ikigiriki bisobanura ni nk'uwavuga ibitabo, ntabwo ari kimwe. Yego. Iyo tuvuga Bible igizwe n'ibitabo 66. Hanyuma biri mu byiciro bitandukanye, ibitabo by'ibisigo, inzandiko n'amateka. Ntabwo tugiye kubivuga kwa muteoloji, uretse ko uwo muteologe ashobora kuba yaribeshye isomo bamuhaye atari ko riri, atararifashe gutyo. Itsinda ryarobanuye ibitabo muri Bibiliya ntabwo ryahinduye imvugo yo muri iyi Bibiliya.
ahubwo hari ibitabo bitemejwe kubera ubuhamya bwa nyiri icyo gitabo, imyitwarire ya nyiri icyo gitabo. Ntabwo ndi buze kubaha urugero kuko hari abizera bamwe bafite igitabo kirimo ayo mazina yakuwe muri izi Bibiliya twebwe dukoresha. Hanyuma bituma ibitabo byabo bitemerwa kuko kwizera kwabo n'ubukristo bwabo no guhamya kwabo byakemangwaga. Ibyo bitabo byabo bikurwamo. Ntabwo iryo tsinda ryatoranyijwe n'abantu kuko n'ubundi aha dufitemo abanditsi muri Bibiliya. Tugira abanditsi banditse Bibiliya, tukagira n'abanditsi b'ibwami. Nk'inzandiko za Pawulo ni Pawulo waziyandikiye. Petero nawe niwe warwanditse, ariko noneho arwandika avuga ngo Kristo yaravuze. Babyandika mu izina ry'uwavuze. Rero urumva niba ubutumwa bwiza bwanditswe mu izina rya Kristo, ntabwo tubyumva mu izina ry'umwanditsi. Tubyumva mu izina ry'inyandiko. Inyandiko iri kuvuga nde? Uwo iri kuvuga rero niwe uhinduka ubuzima bwo muri iyo nyandiko. Ntabwo ari Mariko, ntabwo ari Luka. Ko Luka nawe abikora yabyumvanye Pawulo, abyandika byandikiye Tofilo. Aramubwira ngo muri cya gitabo cya mbere twavuze gutya, tuvuga gutya, yamubwiraga iby'igitabo yamwandikiye, asubiramo n'ikindi gitabo. Twese tubyifashisha nk'inkuru ya Kristo. Hanyuma tugaruke gatoya ku ijambo amateka. Amateka agizwe n'ibice bibiri abantu batajya bamenya. Agizwe n'igice cy'ubuzima bwarangiye, akagirwa n'igice cy'ubuzima amateka yubatse. Sibyo? Kuko hari amateka yabaye ku bwa Kristo, afitemo n'indi foundation muri ayo mateka avuga ngo bibereye iki, Kristo abikoreye iki, byiswa amateka ariko bifite iyihe ntego. Impamvu twebwe tutizera Kristo by'amateka nuko amateka ya Kristo yari afite intego idukurikirana nanone abizera bikatuviramo ubuzima. Sibyo? Aricyo cya gice gisigara mu mateka nk'imibereho amateka yubatse. Ayo mateka y'ubukristo rero yatwubatsemo imibereho yitwa kwizera. Bituma tutabayeho mu mateka y'abizera, ahubwo tubayeho mu buzima bw'abizera, kuko ayo mateka yatwubatsemo kwizera. Noneho ikindi, ntabwo twebwe twizera Yesu wo mu gitabo, twarahishuriwe. Twahaye Kristo dufite nk'ubugingo, twahaye Kristo tudafata nk'umwisiraheli, dufata nk'impano y'Imana nk'umucunguzi. Twemera ubucunguzi. Mfata conclusion rero y'ikibazo. Iyi Bibiliya ntabwo ari ijambo ry'Imana. Ni ibyanditswe byera biri mu ijambo ry'Imana. Byanditswe byera birimo ijambo ry'Imana, ariko byose si ijambo ry'Imana. Harimo amagambo ya Mose, harimo amagambo ya Pawulo, harimo n'amagambo abadayimoni bavuze, harimo n'amagambo y'abamarayika, harimo n'amagambo y'intumwa, harimo n'amagambo ya rubanda, harimo n'aya Pilato, harimo n'aya Herode, harimo n'aya Herodiya, na Yuda arimo, harimo n'aya Yuda. Ayo yose impamvu tuyita ibyanditswe byera nuko byandikiwe intego nziza yo kutwigisha. Niyo mpamvu tubyeza, kuko bifite intego nziza yo kutwigisha. Kabone niyo byaba byarakozwe n'umubi, byejejwe kuko byo ari byo kutwigisha. Noneho ijambo ry'Imana nyirizina, izi Bibiliya nini dufite z'ubusobanuro, ndayerekana jene ntiyigore amanura kamera. Izi Bibiliya dufite z'ubusobanuro, hari na Bibiliya zindi iyo ari ijambo ry'Imana mu isezerano rishya, ari Yesu warivuze, aba yandikishijwe, aba yanditswe mu nyuguti z'umutuku. Ni Kristo uba warayavuze. Kandi aha tugeze urabona ko ari muri Luka. Aha ni igice cya kangahe muri Luka? Ni urugero dusome iryo jambo Yesu yavuze cya 24. Reka dusome ku murongo wa 39. Haravuze ngo nimurebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye, mumenye ko ari njye ubwanjye, ndetse nimunkoreho murebe, kuko umuzimu atagira umubiri n'amagufwa, nibyo mundebana. Ni ukuvuga iki? Ibi bashyize mu mutuku ni Kristo wabyivugiye. Ntabwo nubwo byanditswe na Luka, si Luka uri kuvuga ngo nimundebane izi nkovu, ntabwo ari uri kuvuga ngo nimunkoreho, ariko ni Luka byanditse. Rero inyandiko ntabwo isobanura umwanditsi, inyandiko isobanura intego y'umwanditsi. Ku bantu basanzwe bazi gusoma,
inyandiko ntisobanura umwanditsi, isobanura intego y'umwanditsi. Luka rero yanditse agambiriye kumenyekanisha ubutumwa bwiza bwa Kristo. Intego y'umwanditsi rero mu butumwa bwiza ni ukugaragaza imirimo ya Kristo. Niyo mpamvu tubyita ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka. Yego. Urakoze cyane. Urakoze. Ubwo dusubirijemo n'abandi, ntabwo ari uguhakana Bibiliya, kuko nimutabimenya mutyo tugeze mu gihe cy'impaka nyinshi z'abantu batizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Tugeze mu gihe mugiye kubona ibiterane hanze ku karubanda. Ibi twabivuze ku mukanguzi kuko tubakangura kugira ngo mube maso ibihe bizasange muri maso. Rero kugira ngo hatagira n'undi muntu uzaba confused kubera ibi tuvuga muri Bibiliya. Bibiliya irimo amagambo yavuzwe n'abantu benshi batandukanye, ikaba igitabo cyangwa se ihuriro ry'ibitabo, kikaba igitabo cyera cyangwa Bibiliya yera, hanyuma ikabamo ibitabo birimo amagambo Imana yivugiye. Kuko hari n'igitabo muri Bibiliya gisoza kitanavuze ijambo Imana, nk'igitabo cya Esiteri. Rero babyumve gutyo, ntabwo ari uguhakana Bibiliya, byose ntibyavuzwe n'Imana, gusa byavuzwe ku bw'Imana. Yego. Murakoze cyane. Murakoze. Ikibazo cya kabiri gifitanye isano n'icya mbere ho gato. Urabona hari amagambo nyine yagiye avugwa n'abantu batandukanye. Dukunda kwibanda cyane ku magambo Pawulo yavuze. Yego. Amagambo Pawulo yavuze agiye arimo wagira ngo rimwe na rimwe wumva ategeka, rimwe na rimwe ukumva aringinga, rimwe na rimwe ukumva nyine harimo no gutesha no guhana byose. Ibyo ari byo byose ukumva ni meza, kandi koko nyine ni meza. Ijambo ry'Imana riraryoha ku muntu nyine ubihaye umwanya. Noneho harimo ikibazo kivuga ngo Imana iremye Adamu na Eva. Ijambo ry'Imana ari ahantu rivuga ngo imaze kurema Adamu ngo iramwitegereza, ibona ko atari byiza ko aba wenyine. Ndumva byanditseho ngo iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, uremera umufasha umukwiriye. Noneho nyuma Pawulo we mu isezerano rishya, Pawulo aravuga ngo urongora abagize neza, wari kutarongora abagize neza kurushaho. Hakabonekamo ikibazo kimeze gutya, ko uba wumva harimo abantu babiri, cyangwa se harimo ibintu bitandukanye, cyangwa se kimwe cyenda nko kuvuguruza ikindi. Ibyiza umuntu yajya ahitamo umuntu yajya yigana, cyangwa ibintu yakwizera kuruta ibindi, cyangwa yakurikira kuruta ibindi. Nk'urugero, nkahitamo kujya nkurikirana amagambo Yesu yavuze ari muri Bibiliya, cyangwa hamwe havuga ngo niko Uwiteka Nyiringabo avuga, ko ari byo nitaho cyane kurenza ibyo Pawulo yavuze, kurenza ibyo Mariko na Matayo nande bavuze. Sinzi niba ntaguciye mu ijambo, ubundi numvaga nari nsoje ubwo cyumvikanye. Hari n'ahantu Imana ivugira mu bwenge bw'abigisha. Umuntu akumva ni umuntu uvuze, ariko ku ruhande rw'undi muntu akumva ni Imana ivugiye muri we. Imana irema Eva ikavuga ngo ni umufasha wa Adamu, ntabwo yari umufasha wo kurongorwa nk'uko Pawulo yavuze. Yari umufasha wo gufatikanya na Adamu kuyobora isi n'ibyari biri mu isi. Hanyuma kubyara no kororoka kwa Adamu kwagombaga kubaho ari uko hari umufasha bakabyara. Pawulo avuga ngo kurongora ni byiza, nta nubwo kurongora ari raporo sexuelle, gushaka. No mu Kinyarwanda gisanzwe ntabwo kurongora ari raporo sexuelle, nuko abantu ahubwo ariko bahita babifata. Bituruka ku ijambo n'Abarundi, kurongora no kuyobora, umurongozi, umuyobozi. Urakoze. Hanyuma hakaba n'ibyo bavuga n'abantu bakuze bazi icyo Kinyarwanda. Kurongora bishobora no gukoreshwa no kwinka, ku cyo ry'inka, bariyobora n'ubundi no kwitsinda runaka, waje arongoye itsinda runaka. Kuyobora, reka aho tuhataruke. Ntabwo kurongora ari ugusambana, si ukugira gute, ahubwo ni ukubana n'umuntu mufatikanyije urugendo. Reka mbyite gutyo, kuko umuntu musangiye urugendo ntabwo ari uwo muhurije ibirenge mu nzira,
ahubwo ni uwo muhurije umutima ku ntego y'urugendo. Sibyo? Yego. Noneho Pawulo avuga ngo ni byiza, yabibwiraga Abakorinto. Korinto bivuga iki? Bivuga abangiritse bitewe no gusambana, Korintiyanisi. Ni nk'uko twebwe tuvuga indaya. Ariko Abakorinto, usomye igice cya 5 cy'urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto, yababwiye amagambo akomeye. Dusome igice cya 5 cy'urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto. Yaravuze ngo inkuru yamamaye hose yuko muri mwe habonetse ubusambanyi, ndetse bw'uburyo butaboneka no mu bapagani, umuntu kwenda mukasi. Abakorinto bari abasambanyi ku rwego imyambaro y'Umukorinto isobanura ngo twaryamanira hano cyangwa unsange mu rugo. Ikirango cy'ubusambanyi bwabo cyari inyogosho zo ku mutwe. Noneho bigera ku rwego umugabo azana n'umugore ntamutahane, agatahana uw'abandi, umugore agatahana n'umugabo w'abandi. Bwari ubusambanyi bw'indengakamere kandi byumvikana kuri bo nyine babyeza. Pawulo ageze muri bo rero abigisha iby'umubiri w'umugore, arababwira ngo umugore ntatwara umubiri we, ahubwo aba yajyanye uw'umugabo. N'umugabo ntatwara umubiri we, aba yatwaye uw'umugore. Pawulo kubasobanurira ibi arababwira ngo niba ukunze umuntu, mufate umurongore mubane. Kubera rero kugumuka kwari muri Korinto, arababwira ngo ibyiza nuko mwabireka. Ukubishoboye yabireka, utabishoboye yafata umwe, kuko niwe yaremeye na Adamu, ntabwo yigeze aremerwa babiri. Ntabwo rero Pawulo na Adamu batandukanyije imvugo, ahubwo ni imyumvire bitewe n'abo yabwiraga. Nicyo cyatumye umwe Pawulo yabonye umwanya wo guprononsora ibyo yavugaga. Ariko Adamu na Eva bo sibo banavuze, deja n'Imana yavuze ngo imuremere umufasha. Rero kuvuga ngo utamuzanye, kutazana umugore nta cyaha kirimo, no kumuzana nta cyaha kirimo. Kumuzana ntubishimirwa n'Imana, no kutamuzana ntubishimirwa n'Imana cyangwa ngo bigayirwe nayo. Ahubwo ikugayira uko ubayeho utamufite, cyangwa ikakugayira uko ubanye nawe umufite. Igushimira uko ubayeho utamufite, cyangwa ikagushimira uko ubanye n'uwo ufite. Yego. Akoze. Mboneraho ikindi kibazo, hari ahantu kiri ariko reka mbikurikiranye uko ndi kugenda n'ubundi numva biza cyangwa byumvikana. Hari ahantu mu byanditswe n'ubundi havuga hariya Adamu na Eva barabanye, barabwirwa ngo nibagende babyare buzuze isi. Bororoke buzuze isi. Bororoke buzuze isi. Ugasanga iryo jambo abantu benshi b'abanyamadini cyane cyane bitwaga ko kamvuga ngo bitwa ko bakijijwe, cyangwa ngenda byita imyumvire. Wumvaga inshuro iyo bajyaga batubwira kubyara nyine tukakora umurimo w'Imana wo kubyara cyane, bashingiraga kuri mugakora umurimo w'Imana. Niko ndi bubyite kuko turi kumvira Imana, kuko yo ngo yarategetse ngo mwuzuze isi. Noneho nkibaza, yabibwiye Adamu na Eva kandi isi yari ituzuye, yarimo bo babiri. Irababwira ngo nibagende babyare bororoke buzure isi. Nugasanga natwe nyine bangane n'umusenyi wo ku nyanja. Yego. Natwe barabitubwira nyine ngo tugende tubyare twororoke muzuze isi. Kandi koko Bibiliya dukunda no kuvuga ngo nitabaza ngo rimurikire ibirenge byacu. Bishatse kuvuga ngo ni nk'umuyobozi. None ugasanga amagambo yabwiwe Adamu bari gushaka kuyambwira ngewe. Amagambo yabwiwe Abakorinto bari kuyambwira ngiye kubera icyundi. Ngiye sindi umwikorino, sindi umuroma, sindi bari Abafilipi n'iki. Wenda babiguye kubera impamvu zabo, naho bari nigeze numva usa nk'ubivugaho. None ugasanga na Mose ageze ku nyanja itukura, Imana yaramubwiye ngo nicyo ufite mu ntoki ngo ni inkoni, atirambura hejuru y'inyanja ikiganza, inkoni itunge hejuru. Hanyuma ugasanga ngewe nubwo Bibiliya ari itabaza ry'ibirenge, ngewe ntabwo nagera ku nyanja ngo mbikore bikunde, ngo icikemo inzira. Cyakora mukadusobanura mu buryo bw'umwuka, nyine mukabigira ngo mu buryo bw'umwuka.
ibyo bintu byo mu buryo bw'umwuka bigora abantu benshi ko abantu bose nta nubwo bagira umwuka tukabibasobanurira mu buryo bw'umwuka njye mbona ari mu buryo bwo kugira ngo muduheze ntitubabaze cyane nyine kugira ngo twebwe twumve ko mwebwe muri abanyamwuka cyane mwagezeyo twebwe impamvu tutabyumva turi abanyamubiri nyine ugasanga uravuze ngo nugera ngo mu kibazo ngo Mose ngo yaragiye ngo ayahageze ngo imbere ngo hari inyanja itukura ngo ku mpande ngo imisozi miremire ngo inyuma ngo amagare ngo yo kwa Farawo ngo ariko ngo ijambo ry'Imana ngo ryaramubwiye ngo Mose ngo nicyo ufite mu ntoki ngo mfite inkoni tirambura hejuru y'inyanja ikiganza inkono yimanike hejuru ukumva nyine baratubwiye ngo batweretse ko ari isomo wowe ukumva ni agahezo nyine ngo baraduheje none batweretse ko ngo ari isomo ngo ryadanje nukibaza se njyewe cyakora bakadufasha bakatwereka ukuntu ibyo ari ibigeragezo bigosa umukristo hanyuma kandi ukabyumva tukumva nibyo birashoboka kandi uragarutse mbaye nk'ugarutse ariko noneho iyo nkoni umwanya utinze ubivuga utangiye gufashwa kuko watangiye ubivugira mu mubiri none bigeze muri wa mwuka wita agahezo urafashijwe uravuze ati nibyo dufite amazi agatugarura ndumva nkebuye noneho rero ariko noneho iyo nkoni ngewe ko ntayifite ubundi iyo nkoni ndayirambura hehe ese ko ninafata inkoni nkayirambura ku kigeragezo ese ndakirambura mbese ibyo bintu iyo bigeze aho numva bibaye ibindi bintu bitabitoba hari n'ibindi washatse gutaruka hari umuntu wakumvaga yasaga naho uri kumubariza reka mbisubize ku murongo ko nabyumvishe washatse kubaza ikintu uragitaruka uravuga ngo ko bavuze ngo tubyare twororoke ugasanga bari kubimbwira ni nkaho wakavuze ngo umuntu utabyaye ngo yororoke abakoze icyaha ukoresheje ubuhe buryo kugira ngo ntubyare wagarutse kumbaza nyine kuko njyewe ndagira ngo nsubize ibyo wabazaga kuko washatse kubaza ikibazo wahunze yego reka nyuzuze urumva njyewe nahire no kwa Pawulo yego njyewe numviye Pawulo uwo mugore ndamuretse kera kabaye ntago ndi bwuzuze iyo si ntago ndi bwororoke izuzuzwa n'abandi kandi nta cyaha ukoze kuko nawe uzaba uyirimo isi yego ako kandi ikibi ni ukwica abariho kugira ngo batuzura aho ngaho rwose ho nimpaca akarongo ndumva ari sawa aka kabiri ngiye nka mfite abana bane wakoze umurimo w'Imana rwose muri chambrette ubwo isi yanjye mba numva yaruzuye kuko no kugira ngo baryamemo mba ndewe nkabona ni ikibazo no emaranyishe ndakakaye ndapfuka juste isi yawe igarukira ku ngano z'inzu none se nimba renza ndabashyira he kandi narizeye avuga ni Imana igiye itubura amazu niko mwagiye mutubwiriza kandi kuko nkumva nibyo nkiyajya muri mudu ngasenga nkajya mu nzu n'Imana igeza y'iki gikuta yegezayo niki nkabona cyari yayindi kandi rongeye kwisanga mbona mbyaye abana bane ngira abana rero bafite ukuntu bakubaza ibibazo umushyitsi ukakunyuramo umushyitsi umutingito noneho abana urumva kugira ngo bikunde bamwe bararyama bareba haruguru abandi baryame bareba hepfo hanyuma ukubite mirido nawe uryame kuko murumva isi yawe mitaruzuye umeze nuzuze isi kuko iryo jambo niba Imana ribwiye niba Bibiliya hari abantu ibwira ikabitubwiye twese komeze kuko nuzuze isi reka mbasubize nka leta yacu mu buryo bw'iterambere ry'igihugu barakubwiye ngo ubushobozi bukodesha chambrette y'i Kigali bushobora gukodesha cadastre y'i Nyamagabe si yawe Nandi Nyamagabe uransohoye muri Kigali ujuje se ngo ubwo urumva ngo mbeze nuzuze isi murakoze ubundi umugambi w'Imana ujya usohorera mu rubyaro rw'umwana w'umuntu byanze bikunze kuko nta kimana izakorera mu isi gikoresheje inyamaswa kandi hari abantu yahaye ubwo butware ahubwo banza utekereze ngo ni iki cyihishe inyuma y'umugambi utanyemerera kubyara
wowe ubwawe ufite impamvu, ariko se nturi gushyira no mu bikorwa impamvu z'abandi. Ubundi aho niho abakristo mutajya mumenya. Wowe ufite impamvu ivuga ngo abana ni benshi kuri njye, ariko se iyo mpamvu yawe ntabwo iri mu mujyo umwe n'indi mpamvu mbi ku rubyaro rwawe. Reka nguhe urugero. Ngenda umwana wa 7 iwacu, nitwa Aniseti, mbikomora kuri iryo mwana wa 7. Nyuma yanjye hari abana 3. Yego. Ubwo urumva uwa 8 niwe nkurikira. Umwana wa 9 undi inyuma, umwana wa 9 aba hafi ya mama kuruta twebwe. Nigeze nabiganiriza Marcel yitwa Florence nibikora tuyi ikarongi. Sibyo? Niwe uba hafi ya mama kuruta twebwe. Mu yandi magambo njya mwita intwari ya mama. Iyo bose baza kumubera nk'uko twari twamubereye, ntiyari afite uburyo bwo kubona ibyishimo by'urubyaro. Ariko umwana wa 9 niwe wabaye hafi ya mama. Iyo aza kutabyara ngo agere ku bana ba 9, yiciyemo umunezero we. Ntega amatwi nyumve. Dufite abantu bayobora ibihugu kuva ku bana ba 6 deje kugera hafi muri Afrika. Numvisha abaperezida benshi ari kuva ku mwana wa 6. Isi tubwira kuringaniza tubwira 3. Muri abo 3 dusubira inyuma tujye kubwira ba mama bajye muri Onapo. Aniseti ntariho ko ndi uwa 7. Subira inyuma ubwire mama wa Ntuzi uwa 6 ntariho akora iki. Urumva turi kugenda ducogoza umugambi w'Imana kuri rwa rubyaro rwacu. Hanyuma intego yo kubikora ni iyihe? Muranyivuga ku ijwi ry'umukanguzi, hari intego ya Illuminati, agategeko ka 6 mu mategeko 33 bise to reduce people, tugabanya abaturage. Kubagabanya rero harimo guteza intambara, harimo n'ibyo batubwira ngo tunywe imiti runaka kugira ngo ntitubyare cyangwa ntibigende bite. Ariko umukristo ashobora kubikora nta mwana yishe. Byose birashoboka. Yego. Uyu munsi hariho n'ubwumvikane bw'abantu bashobora kumvikana basamye inda badashaka bakajya kwa muganga bombi. Indi gakurwamo. Ubwo zisi yakuzura nyine iyo ndiri gukurwamo gutyo. Reka nkubwire ngo rero wowe niba wumva wubaha Imana, bibyarira uzabaho uburere, kuko hari n'abari kubyara batabarera. Babaho iki? Uburere. Uburere. Uburere, umwana yumva yariye, umwana yumva yaryamye neza, umwana yumva aguwe neza. Wese ntago byemera ko umwana avukana isahani ye. Oya. Hari n'uza agahita arya abandi. Baba we, aho hantu hanjyanye. Ntago wabyumva. Ntahita kuko nanze urugero rwakura abantu bose umutima. Ibi bintu byambayeho, ariko reka tubyihorere. Nzabiganiriza uzansura. Ariko isahani yo byihorere. Nyamara uravuze. Isahani yo byihorere. Uravuze. Reka nkubwire Eme. Ntawe tubwiye ngo abyare, nta n'uwo tubwiye ngo ntabyare, n'uwabikoze yabikoze tutaravuga ibi. Ariko umuntu umwe arasonza, umuntu umwe aburaho kuba. Abantu 2 barasonza, 2 baburaho kuba. Ibyago biba kuri benshi biba no kuri bake. Icyo cyo byanze bikunze. Ahubwo nuko bitewe naho turi nabo tubanye nabo, ikibazo iyo tugishyikiye duhita tugikompara n'urugero rw'ingano yacu. Tukagikompara naho turi. Avuga ngo impamvu mbuza aho ndaza umuntu nuko ansuye mu nzu ntoya, impamvu mbuza ibyo mpabana nuko ari benshi. Ariko burya n'uwabyaye umwe ajya buri cyo amugaburira. Ndabikubwira ko hano hari abantu baduha ubuhamya, sibyo? Yego. Birashoboka cyane 100%. Noneho niba wowe ubwawe, hano hari abasore badukurikiye cyangwa basilibateri, niba ashobora kwirirwa mu nzu yabuze ibyo kurya, ari we wenyine nta bana, ubuse tuvuge ngo byaburiye he? Byariwe n'abana se? Nuko impamvu y'ikibazo tuyishakira mu kindi kibazo. Rimwe na rimwe n'ibindi bintu tukabyita ikibazo atari byo. Gusa igihari
igihari ni kimwe, nta mwana n'umwe w'umwana w'umuntu uzagera mu isi adafite impamvu y'Imana. Gusa uyu mwana ashobora kudeviya impamvu y'Imana, ashobora kuba umwana ubabaye kugira ngo umukorereho umugisha Imana izaguha umugisha, nyuma yaho uwo mwana akandika amateka agakura agatunga. Byose birashoboka. Hari abavutse nabi, bakura nabi, uyu munsi batariho nabi ahubwo bafasha abandi bariho nabi, batabikuye mu murage, batabikuye mu minani y'ababyeyi, batabikuye ahandi. Rero isi yo kwa Eme niba yaruzuye, Imana yo muri wowe yakubwiye ngo iki? Ubwenge bwawe bwakubwiye ngo iki? Noneho utansubije utagize n'ubwire, genda ushyire mu bikorwa iby'Imana igusaba. Ntivuga se? Ibyumviro byayo urabyumva, ukumva niyo atari bya bintu by'agahezo, atari agahezo. Noneho shyira mu bikorwa ibyivuga. Nibwo uzaba ubayeho mu buryo bwo gukiranuka. Yego. Noneho ikindi cya kabiri, n'utaravuganye n'Imana ufite icyo kibazo, Bibiliya itarahinduka, niryo tabaza ry'ibirenge nk'uko wabivuze, ivuga ngo mubyare mwororoke, umubare runaka ntiwari ugenwe, ntiwari uzwi. Iyi nimero ya Emerance, ikimenyetso cyo guteranya 250 072 25 28 72. Iyo utumvise neza usubiza inyuma, ariko turaza no kuyandika. Ushaka kuvugana nawe, ushaka gusengana nawe, n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose abantu b'Imana bakorerwaho umugisha, kandi tuvugisha ukuri. Iyo abantu bubashye Imana, abantu bakorera Imana, baturwa amaturo y'Imana. Yego. Baturwa amaturo y'Imana, hatagira umuntu uzaguhitura ukagira ubwoba. Ibiganza by'abubaha Imana nibyo byakira ibikwiriye Imana. Kimwe nuko akanwa k'abubaha Imana ariko gatanga umugisha waremwe n'Imana. Reka tubashimire abantu mubana natwe ku ijwi ry'umukanguzi, ikiganiro nibaza nawe. Mutumirwa ni Aime Irankunda, Imana imuha umugisha. Ni umuramyi, afite cano abarizwaho, yitwa Lydia na Aime. Muzabasangaho baririmbana n'umuvandimwe we Lydia, nawe muramuzi, ni kurege wanjye buriya. Ni Karasi Moneta. Reka dufatikanye dusenge. Ibindi mwibaza, Uwiteka ni igisubizo, kandi ibyo tutababwiye ubwenge bwanyu bwabyumvise. Hari n'igihe tuteruye ariko ubwenge bukumva, hanyuma ubisobanura ibihabanye n'ibyo twavuze, Mwuka kubera umujyanama. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kandi Imana iduha umugisha. Ijambo ryawe riratubwira ngo abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, kandi bameze nk'amashami, bameze nk'uduti twiza twa elayo iyo bazengurutse ameza. Umwanditsi yaravuze ngo hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, uhimbazwe. Twari kumwe na bene data mu kiganiro, ukangutse umuhe gukomeza kuba maso kugira ngo akangure abandi, kugira ngo kuza kwawe bitazaba ari mu bitotsi by'urupfu. Rambura ikiganza uhe mama Narada Emerance umugisha n'umuryango we n'urubyaro, kandi ubikorere Jene na Marcel, ubikorere bene data kuri kamera, ndetse umugisha ugeneye abizera bose tuwusangire twese ku bwawe none n'iteka ryose. Amen. Shalom, shalom. Ijwi ry'umukanguzi.